Uzi ikintu kimwe cyica amahoro y'abana b'iki gihe ni ugukoresha telefone, batangira kwibaza impamvu abandi babayeho neza kurusha, ugereranya ubuzima bwawe n'ubwabo, ukibagirwa ko n'iyo foto ubona ishobora kuba ari igicucucucu cy'ibinyoma. Reka tuvugane ku mpamvu utagomba kujyana ubuzima bwawe n'ubw'abandi. Kuri iyi si nta muntu umwe wagenewe kuba mu buzima bw'undi. Nta muntu muzahura ku isi mufite intego zimwe, amateka amwe, cyangwa bimeze nk'ibyawe. None se ni gute wagereranya ibintu bitagereranyika? Gukura k'umuntu, gutangira business, gutsinda ikizamini, buri wese aba afite igihe cye. Urebye ubuzima bwawe ugufashe nk'amarushanwa, wabaho nta mahoro ufite. Ibyo ubona kenshi kuri social media si ukuri k'ubuzima. Urugero nko kuri YouTube, TikTok cyangwa Instagram, byose ni nk'ikirahure cyerekana ibyo umuntu ashaka gusa. Ntubona ibihe byo kurira, ntubona ibihe byo kunanirwa, ariko wowe ukibona wenda wambaye imyenda isanzwe, uri mu buzima busanzwe, ukumva kuri hasi. Niba ubayeho ari ukuri, ubayeho nyine ubuzima nyabwo, ni wowe uri hejuru. Kuko wibeshya ko kubaho nk'abandi ari byo bishobora gutuma ugera ku ntego zawe, ariko ibyo uba wibeshya. Kugereranya bikuraho icyizere n'umwimerere wawe. Iyo ugereranya ubwira umutima wawe ko udashoboye, ko uri umunyantege nke, bituma utinya gutangira ibintu byawe byose, kuko uba wumva ntacyo uzageraho. Ariko wibuke iki? Nta wigeze amenya ko afite impano ataragerageje. Uburyo uvuga, uburyo useka, uburyo utekereza, byose ni gift. Ariko iyo wibwiye ko udashoboye, akenshi ntabwo iyo mpano uyimenya. Kandi ujya umenya ko nyine ugomba kwiyubaka, kandi atari ukubera abandi. Impamvu wowe ari wowe ushoboye guhindura ubuzima bwawe. Hari abavuga ngo ariko njye sinifashije, sinishoboye nk'abandi. Ariko ubuzima si ibyo ufite, ahubwo ni uburyo ubikoresha. Niba ufite iminota 10 wenda buri munsi, ushobora kuyikoresha wiga ikintu gishya. Niba ufite smartphone, ushobora kuyikoresha ureba uko abandi bubaka ejo habo hazaza. Icy'ingenzi si amafaranga, si amashuri, ahubwo ni icyemezo. Igihe cyawe buriya ni ingirakamaro. Iyo urebye ubuzima bw'abandi, uba uri gutakaza igihe cyagufasha kubaka ubwawe. Wowe uri mu nzira yawe, ariko ureba ibiti biri mu nzira y'abandi. Igihe cyose ukoresheje wigereranya, mu mwanya uba waragomba gukoresha wiyubaka ku rwego rwawe uriho. Funga izo mbuga rero, ufata ikaramu n'urupapuro, wandike ibitekerezo byawe. Witemo kuba version yawe nziza, aho kuba kopi y'abandi. Impamvu nyamukuru rero utagomba kujyana ubuzima bwawe n'ubw'abandi, nuko Imana yaremye wowe, ntabwo yaremye kopi yawe. Ukuri, uko utekereza, uko ubona isi ni Imana. Nta muntu ushobora kuba wowe. Reka abandi baba uko baba, uko banashaka, nawe ube wowe. Kisi ikeneye wowe, ntabwo ikeneye fake version ya someone else. Niba iyi video igufashije rero, kanda subscribe kuri iyi channel, like, unakomentinge, unayisharinge igihe no ku bandi nabo ushobora kuba yabafasha, kuko ndahari ngo twubake cyangwa dufatanye mu kubaka inzozi zawe.